Amwe mu magambo y'ubwenge yavuzwe na Malcolm X, umunyamerika wabayeho muri 1925 akaza kwicwa tariki ya 12 z'ukwa kabiri muri 1965. Yagize ati: "Uburezi ni pasiporo yacu y'ejo hazaza, kuko ejo naho abantu babitegura uyu munsi." Arongera ati: "Umugabo uhagaze ku busa n'ubundi agwira ubusa." Malcolm X yavuze ko kandi mu buzima niba udafite abakunegura ntushobora gutsinda. Malcolm X ati: "Ntukihutire kwamagana umuntu ngo nuko adakora ibyo ukora cyangwa ngo adatekereza nk'uko utekereza. Nawe hari igihe utari uzi ibyo uzi uyu munsi." Malcolm yarongeye ati: "Dukeneye urumuri rwinshi kuri buri wese. Umucyo utera gusobanukirwa. Gusobanukirwa bitera urukundo. Urukundo narwo rugatera kwihangana, kandi kwihangana bitera ubumwe." Yaravuze kandi ngo ntushobora gutandukanya amahoro n'ubwisanzure, kuko nta muntu n'umwe ushobora kugira amahoro keretse afite ubwisanzure. Nyuma yo kwitegereza itangazamakuru ibyo ryakoraga, yaravuze ngo itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane ku isi. Rifite imbaraga zo gushinza inzirakarengane no kugira abanyabyaha bere. Icyo nicyo bita imbaraga, kubera ko rigenzura imitekerereze ya rubanda. Irindi jambo yavuze, yagize ati: "Nkiri muto rero mu buzima bwanjye nari naramenye ko niba hari icyo ushaka ugomba gusakuza." Yanavuze ko ibitubaho byose bihuza imiterere yacu. Nushishoza neza, ibintu byose byigeze kutubaho ni ingirakamaro mu buzima bwacu. Yaravuze kandi ngo abana bafite isomo abantu bakuru tugomba kwiga, kudaterwa isoni no gutsindwa, ahubwo ko tugomba guhaguruka tukongera tukagerageza. Yarongeye ati: "Ba umunyamahoro, ugira ubupfura, wumvira amategeko, wubaha abantu bose, ariko ntihagira umuntu ugukozaho ikiganza umwohereze mu irimbi." Murakoze cyane.